Kazungu yanyiciye umwana aranabyemera ko yamwishe, ariko kugeza uyu munsi sindabona n'umubiri we ngo mushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone zikananyumva badufashe, nibura Kazungu atubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu, nibura tubashyingure. Nicyo kintu kibabaje umutima wanjye cyane kuruta n'indishyi zarizo zose yazaduha twebwe, yazampa mu ruhande rwanjye. Nifuza ko Kazungu inzego zibishinzwe zadufasha akatubwira ahantu yashyize imibiri y'abana bacu tukabashyingura. Mu by'ukuri nk'uwanjye yemera ko yamwishe, ibyangombwa bye n'ibyakoreshaga, telefoni ye niyo yakoreshaga, ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi nakoresheje DNA mu bantu ba mbere, kugeza uyu munsi sindabona umubiri wa Eric ngo mushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone muri itangazamakuru, sinishimiye kujya mu itangazamakuru, ntacyo bimariye, ariko inzego ziri bumbone muri itangazamakuru badufashe, Kazungu ageza mu rukiko azadufasha no kutubwira abashyize imibiri y'abana bacu tubashyingure mu cyubahiro. Mama, umwana wawe wowe wamubuze ryari? Byagenze gute mwarabana? Umwana wanjye namubuze 2022 no mu kwezi kwa gatatu, ntago nibuka ukwezi ariko ni muri icyo gihe namubuze. Yari amaze kubona akazi ahantu yakoreraga hano ku Gisimenti, nani hano uruhande ya Porfamu, ku nzu yicuruza ibitabo bakanabyandika bamukoreshaga. Niho yari asigaye akorera, yari amaze ukwezi n'igice, niho Kazungu yamukuye, kuko kuva ku itariki twamubuzeho kugeza igihe Kazungu yabonekeye ntago twamubona. Yagiye mu kazi bisanzwe, yari ahafite inzu yatahagamo yabagamo, agasigara ku kazi aho bakora n'abatashye, yari ahafite icyumba akaharara. Mu gitondo baje mu kazi baraza baramubura, bamaze kumubura bazenguruka inzu basanga imfunguzo zitaye muri lavabo mu gikari. Bamaze kubona imfunguzo barakingura, Eric baramubura. Telefone twabanje kwihamagara igacamo ntibayitabe, igihe kiza kugera umunsi urangiye telefone ayikuraho. Twagiye mu nzego zose zishoboka zibishinzwe, baradufasha uko bashoboye, ariko birangira tutamenye irengero rya Eric. Nashakiye mu magereza, nashakiye kwa muganga, nashakiye ahantu hose, umwana wanjye ndamubura. Mushyira amaboko y'Imana, ndavuga igihe kizagera ninzamubona ariho, ninzamubona yarapfuye, ubwo Imana niyo ibizi, mbishyira amaboko y'Imana ndatuze. Ejo bundi Kazungu habonekeye, Kazungu yemera ko yanamwishe. Ribu baramubajije arababwira ati Eric namwishe kugira ngo njye nkoresha ibyangombwa bye, mbona uko nihisha. Ubwo rero kuba nabyemera, ibyangombwa bye barabimusanganye, telefoni barabimusanganye na simukadi, nadufashe atubwira aho imiryango abana bacu bari, dushyingure mu cyubahiro. Urakoze cyane. Nabuze umwana wanjye muri 2021 mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 12. Umwana mubura rero yaje mu rugo. Ageze mu rugo aje kundeba, umwana arava, tumaze kubonana arataha. Ubwo nyuma kuri 20 z'uko kwezi kwa 11 nibwo telefone y'uwo mwana yahamagaye umushiki we, umukobwa wanjye, bamubwira yuko yakwihutira kurebera inzu y'uwo muhungu wanjye yari yicumbikiye aba Igikondo hara kuri Mirezi, n'akara gace ka Mirezi. Noneho nyuma yaho umwana yarahageze, umukobwa wanjye agera ku nzu ye, asanga ibintu byose mu nzu ntabirimo. Abaza abaturanyi atese uyu muhungu wa musaza wanjye abagamo yaba nta makuru ye mwamenya? Ati umuhungu wawe rero ibintu bye byaje gufatwa n'umuntu, byimuwe n'umuntu bita Kazungu Denis, avuga yuko umuhungu wawe ngo yagiye hanze, yabonye akazi ngo yagiye hanze. Muri icyo cyumweru kimwe yaravuye mu rugo. Turashakisha, tunyura mu mpande zose, twagiye kuri Ribu, twagiye mu natwe turaheba, ariko dukomeza kugira icyizere yuko wenda umuntu utishinguriye tuzamubona. Ejo bundi ubw'inkuru ya Kazungu yasakaraga rero mwese mwarayumvise,
nubwo twumvise ngo hari umuntu bita Kazungu wicaga abantu, tubihuza n'ibyo byatubayeho by'umwana wacu wabuze n'ibintu yatwaye, ibintu byose byari biri mu rugo. Yarakoraga, umuhungu wacu arangirije Kampala, yize hariya kuri IRK ararangiza, asubira Kampala University naho yigirayo, ararangiza, umwana araza arakora, yarakoraga, niwe wari utunze umuryango, twese aduhaga amafaranga, yaradutunze, afite ibintu mu nzu byuzuyemo. Nuko umwana aza kubura, dusubira kuri RIB rero, batubaza nanone igihe yaburiye, tubabwira yuko yararangije imyaka 2 yarabuze. Ubwo babihuza n'ibyo byo gufatwa kwa Kazungu. Ubu rero dutegereje ubutabera kugira ngo budufashe. Ariko icyifuzo cyane, umuhungu wanjye yitwaga Kimenyi Yves, yarafite imyaka 31. Bamaze kubona bamwe baratangiye gushyikirirwa abantu bakabashyingura mu cyubahiro, kuri mwebwe bimeze bite? Umuhungu wawe bamugwa cyangwa nta makuru ufite? Bategereje yuko bagira icyo badusubiza. Mundishyi Kazungu twarabonanye, tubyakiriye neza, yuko nawe twagize nk'ibyago bike kubera ko atageze hano, ariko ubutaha turifuza yuko yazaba araha, nibura wenda ntaburanire hariya ari mageragere, natwe turi hano. Tubwiye ngo Kazungu mwarabonanye, byagenze gute mubona? Kazungu ubwo tukimara kubura uwo mwana, urumva yuko ari mu kwezi kwa 11, mu kwezi kwa 10 muri 2021, nakomeje kumuhamagara, ndamuhamagara. Kazungu bigera igihe anyemerera yuko twahura, duhurira ku Giporoso. Yewe ndanamusengerera mw'abantu, ndamusengerera rwose ngira ngo ampa amakuru y'umwana wanjye. Mare kumusengerera, arambwira ati rero hari umuntu ngwaje i Kanombe, ubwo umunsi wo kugira ngo tuzajane mu rugo nkwereke naho ibintu biri, wampa nk'icyumweru kimwe umugwayi wanjye akamanza agakira. Ubwo rero icyo cyumweru cyararangiye, akomeza kunderega, bigeza n'igihe hazarampa ngo duhurire kuri Bingaro. Nkagenda nkamutegereza nkageza saa 3 z'ijoro, kambwira ati hangane baguha icyo kunywa, ndaje ndishura, ngategereza nabona bigeze saa 4 batangiye gufunga akabari, ngataha. Ubwo uraregera indishyi ingana iki? Ndaregere indishyi nyinshi cyane. Umwana yarafite ibikoresho byose byo mu nzu, yarafite amagare ya siporo yakodeshaga, bazaga kumukodeshaho, yari menshi, amagare 5 ya siporo, firigo, mbega umwana yarayubatse, yarafite akazi keza, yarayubatse. Uyu munsi mukurikije indishyi muregera, ukurikije no kubura umwana wawe, wifuza ko kuri wowe Kazungu igihano yahabwa ari nk'ikihe, ukurikije uburyo yakuvukije umwana wawe? Uru rubanza rwacu ruri mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha mfite n'avoka zabimfashamo, nibwo buzagena igihano yahabwa, ni nabo bazagena indishyi baduha. Hano ku ruhande hari undi mu mama, ni umubyeyi wabuze umwana we, umubyeyi kuba Kazungu amaze kubana kabiri atahagera n'urubanza rusubikwa, bifata gute wabuze umwana we? Yewe ntabwo binanyoroheye kuvuga mu itangazamakuru, ariko igitumye nemera kujya ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho twaje kumva iburanisha ku rubanza rwa Kazungu Denis. Ni urubanza rwatangiye hagana mu masaa 3:30. Inteko ikaba iyobowe n'abacamanza 2 ndetse n'abashinjacyaha 2. Muri uru rubanza kandi hagaragaye abantu 2 baregera indishyi, harimo witwa Jerome n'utabashije kwibuka amazina neza. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo buvuga ko bwiteguye kuburana, ariko Kazungu mu gihe we ahawe ijambo aho yari buranire kuri Skype, avuga ko atiteguye kuburana, cyane cyane ko umwunganira mu mategeko Maître Bizimungu Murangwa yavuze ko batabashije kuba babonana kugira ngo bige kuri iyi dossier,
bityo rero bakaba baranditse basaba ko uru rubanza rusubikwa. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo buvuga ko kubera ko icyaha cya Kazungu aregwa ari kinini cyangwa se ubunini bw'ibyaha yakoze rwose akwiye kuba yiga kuri dosiye ye, cyane cyane ko nk'uko mubyibuka mu iburanisha mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, Kazungu ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko bumukurikiranyeho ibyaha birenga 10. Muri ibyo byaha hari harimo icyaha cy'iyicarubozo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, kwica n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko mwagiye mubyumva mu iburanisha. So rero ngira ngo ni urubanza rwari rwitezwe na benshi nk'uko muri kubibona, abanyamakuru bari benshi bakubise buzuye. Kazungu waburaniraga kuri Skype yahawe ijambo ngo nawe agira icyo avuga kuri uku gusubikisha. Avuga ko ibi yabivuganyeho n'umunyamategeko we, avuga ko rwose mu cyumweru gitaha biteguye kuba baburanishwa, ndetse nyuma yo kuba baganira nta kabuza bagomba kuba baburanishwa mu mizi. Ibi rero urukiko rwabisuzumye rusanga bifite ishingiro, rwanzura ko uru rubanza ruzongera gusubukurwa ku wa 2 Gashyantare 2024. Ariko nk'uko mwagiye mubyumva mu majwi y'abari bari hano ku rukiko, benshi barasaba ko Kazungu yajya azanwa ku rukiko, barasaba ko yabereka aho yashyize imibiri y'ababo, abandi barasaba indishyi. Ni urubanza rwatunguranye kuri ino nshuro kuko ntabwo twari twarigeze tubonamo abavuga iby'indishyi, ariko birumvikana cyane cyane ko Kazungu afite abantu benshi yahekuye muri uyu mujyi wa Kigali. Tubibutse ko ibi byaha byabereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Busanza, hara rwose za Kanombe, ngira ngo abahazi barahazi. Akaba Kazungu rero yarivuganye abagera muri 14, imibiri ya 12 ikaba yaraje kuguboneka, ariko akavuga ko abandi 2 yabatetse akabarya, cyane cyane ko we ari byo yiyemerera. Gusa urubanza mu mizi nirwo ruzanzura ibi byose avuga, niba koko ari ukuri, niba nta burari ashaka kuyobya, cyane cyane ko nk'uko mubyibuka mu myiregurire ye yabwiye umucamanza ko yishe abantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake, nubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwo rwavuze ko ubwo rwamupimaga rwasanze ari muzima, rukagaragaza ko ibyo kuvuga ko yaba yarandujwe sida ari ukubeshya. Kazungu Denis ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 34, ugaragara rwose nk'umujene uzi umujyi wabaye i Kigali. Hejuru y'icyo ngicyo ku makuru abaturage batanze, cyangwa se uko Kazungu yarazwi muri quartier, yarazwi nk'umuntu rwose witabira gahunda za leta, yaba umuganda n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse hari amakuru avuga ko Kazungu Denis yigeze kugiraho ishuri ry'inshuke riherereye haraza Nyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Ibyo byose rero bikaba ari ibintu byatumagamo umuntu ujijishije nk'uko RIB nayo yagiye ibitangaza. So rero nibyo ngibyo, mukomeze mukurikira uko byari byifashe hano ku rukiko, uko byari bimeze. Ngira ngo byinshi tuzabimenya ku wa 2 Gashyantare 2024 ubwo uru rubanza ruzaba rugiye kuburanishwa mu mizi, cyane cyane ko Kazungu n'umwunganira mu mategeko Maître Bizimungu Murangwa bose bagaragaza ko biteguye kuzaba baburanishwa kuri uwo munsi. So rero reka dutegereze twumve icyo urukiko ruzanzura nyuma y'uko Kazungu akoze amarorerwa yiyemerera, ariko urukiko narwo rufite uko rusuzuma ibintu rukagira n'umwanzuro rufata. Amashusho mubona agaragaza Kazungu uramugaragaza mu bihe bitandukanye ubwo yari mwiburanisha ku rwego rw'ibanze mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama ruherereye Kicukiro, aho yari yaje kuburanishwa ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Tubibutse ko kuri ino nshuro, yaba ku nshuro zazibanjirije nde kuri ino nshuro, Kazungu ataragezwa hano mu rukiko, cyane cyane ko aburanira kuri Skype. Tubibutse rero ko kugeza iyi saha Kazungu afungiye mu igororero rya Mageragere. Rwose ngira ngo mu minsi ishize nibwo twumvaga uwitwa Karasira Aimable mu iburanisha avuga ko hafungiye hegeranye naho Kazungu afungiye ngo arararota murya. Kazungu ni serial killer, Kazungu wiyemerera ko yisha abantu barenga 14 akabashyingura mu nzu abamo, ni ibintu bidasanzwe rwose. Ariko reka dutegereze. Bibutse ko uyu Kazungu yamaze kugera kuri Wikipedia nk'umusiriyo killer. Iyo wanditse Kazungu Denis araza rwose bakakubwira ko ari umusiriyo killer wabayeho
mu Rwanda no muri Afurika udasanzwe. So rero reka dutegereze icyo urukiko ruzanzura, dukomeze twihanganisha imiryango yabuze ababo, mukomeze mukurikire yaba abanyamategeko, yaba abasaba indishyi, yaba umubyeyi wa Eric uvuga ko rwose yifuza kubona umubiri w'umwana we akamushyingura. Ibyo byose ni ubutabera bubigena, reka twebwe dutegereze ikizanzurwa. nabuze umwana wanjye muri 2021 mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 12. Umwana mubura rero yaje mu rugo, ageze mu rugo aje kundeba, umwana arava, tumaze kubonana arataha. Ubwo nyuma kuri 20 z'uko kwezi kwa 11 nibwo telefone y'uwo mwana yahamagaye umushiki we, umukobwa wanjye, bamubwira yuko yakwihutira kurebera inzu y'uwo muhungu wanjye yari yicumbikiye aba Igikondo hara kuri Mirezi, n'akara gace ka Mirezi. Noneho nyuma yaho umwana yarahageze, umukobwa wanjye agera ku nzu ye, asanga ibintu byose mu nzu nta birimo. Abaza abaturanyi, atese uyu muhungu wa musaza wanjye abagamo yaba nta makuru ye mwamenya? Ati umuhungu wawe rero ibintu bye byaje gufatwa n'umuntu, byimuwe n'umuntu bita Kazungu Denis, avuga yuko umuhungu wawe ngo yagiye hanze, yabonye akazi ngo yagiye hanze. Muri icyo cyumweru kimwe yaravuye mu rugo, turashakisha tunyura mu mpande zose, twagiye kuri RIB, twagiye mu natwe turaheba, ariko dukomeza kugira icyizere yuko wenda umuntu utishinguriye tuzamubona. Ejo bundi bw'inkuru ya Kazungu yasakaraga rero mwese mwarayumvise, nubwo twumvise ngo hari umuntu bita Kazungu wicaga abantu, tubihuza n'ibyo byatubayeho by'umwana wacu wabuze n'ibintu yatwaye. Ibintu byose byari biri mu rugo yarakoraga. Umuhungu wacu arangirije Kampala, yize hariya kuri IRK, ararangiza asubira Kampala University naho yigirayo, ararangiza. Umwana araza arakora, yarakoraga, niho wari utunze umuryango, twese aduhaga amafaranga, yaradutunze, afite ibintu mu nzu byuzuyemo. Nuko umwana aza kubura, dusubira kuri RIB rero, batubaza nanone igihe yaburiye, tubabwira yuko yararangije imyaka 2 yarabuze. Ubwo babihuza n'ibyo byo gufatwa kwa Kazungu. Ubu rero dutegereje ubutabera kugira ngo budufashe. Ariko icyifuzo cyane, umuhungu wanjye yitwaga Kimenyi Yves, yari afite imyaka 31. Bamaze kubona bamwe baratangiye gushyikirirwa abantu bakabashyingura mu cyubahiro. Kuri mwebwe bimeze bite? Umuhungu wawe bamugwa cyangwa nta makuru ufite? Bategereje yuko bagira icyo badusubiza. Kazungu twarabonanye, tubyakiriye neza, yuko nawe twagize nk'ibyago bike kubera ko atageze hano, ariko ubutaha turifuza yuko yazaba araha, nibura wenda ntaburanire hariya ari Mageragere, natwe turi hano. Kazungu mwarabonanye, byagenze gute mubona? Kazungu ubwo tukimara kubura uwo mwana, urumva yuko ari mu kwezi kwa 11, mu kwezi kwa 10 muri 2021, nakomeje kumuhamagara, ndamuhamagara. Kazungu bigera igihe anyemerera yuko twahura, duhurira ku Giporoso. Yewe ndanamusengerera mwabantu, ndamusengerera rwose ngira ngo ampa amakuru y'umwana wanjye. Mare kumusengerera arambwira ati rero hari umuntu ngwaje i Kanombe, ubwo umunsi wo kugira ngo tuzajane mu rugo nkwereke naho ibintu biri,
wampa nk'icyumweru kimwe umurwayi wanjye akabanza agakira. Ubwo rero icyo cyumweru cyararangiye, akomeza kunderega bigeza n'igihe hazarampa ngo duhurire kuri bingaro, nkagenda nkamutegereza nkageza saa 3 z'ijoro, kambwira ati hangane baguha icyo kunywa, ndaje ndishura, ngategereza nabona bigeze saa 4 batangiye gufunga akabari ngataha. Ubwo uraregera indishyi ingana iki? Ndaregere indishyi nyinshi cyane. Umwana yarafite ibikoresho byose byo mu nzu, yarafite amagare ya siporo yakodeshaga, bazaga kumukodeshaho, yari menshi, amagare 5 ya siporo, firigo, mbega umwana yari yubatse, yarafite akazi keza, yari yubatse. Uyu munsi mukurikije indishyi muregera, ukurikije no kubura umwana wawe, wifuza ko kuri wowe Kazungu igihano yahabwa ari nk'ikihe ukurikije uburyo yakuvukije umwana wawe? Uru rubanza rwacu ruri mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha mfite na avoka zabimfashamo, nibwo buzagena igihano yahabwa, ni nabo bazagena indishyi baduha. Hano ku ruhande hari undi mu mama, ni umubyeyi babuze umwana we, umubyeyi kuba Kazungu amaze kubana kabiri atahagera n'urubanza rusubitwa, bifata gute mwabuze umwana we? Yewe ntabwo binanyoroheye kuvuga mu itangazamakuru, ariko igitumye nemera kujya muri bunyumve muri itangazamakuru n'izindi nzego zibishinzwe, nifuza ko Kazungu yewe yazageza mu rukiko mu kuburana kwacu no kuregera indishyi kwaka Kazungu ntiwanazibona, kuko nta ndishyi wabona zo kugura umuntu ziguza umuntu. Kazungu yanyiciye umwana, aranabyemera ko yamwishe, ariko kugeza uyu munsi sindabona n'umubiri we ngo mushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone zikananyumva, badufashe nibura Kazungu atubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu, nibura tubashyingure. Nicyo kintu kibabaje umutima wanjye cyane, kuruta n'indishyi zarizo zose yazaduha twebwe, yazampa mu ruhande rwanjye. Nifuza ko Kazungu inzego zibishinzwe zadufasha, akatubwira ahantu yashyize imibiri y'abana bacu tukabashyingura. Mu by'ukuri nk'uwanjye yemera ko yamwishe, ibyangombwa bye nibyo yakoreshaga, telefoni ye niyo yakoreshaga, ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi nakoresheje DNA mu bantu ba mbere, kugeza uyu munsi sindabona umubiri wa Eric ngo mushyingure. Mu by'ukuri inzego ziri bumbone muri itangazamakuru, sinishimiye kujya mu itangazamakuru, ntacyo bimariye, ariko inzego ziri bumbone muri itangazamakuru badufashe, Kazungu ageza mu rukiko azadufasha no kutubwira aho yashyize imibiri y'abana bacu tubashyingure mu cyubahiro. Mama, umwana wawe wowe wamubuze ryari? Byagenze bite mwarabana? Umwana wanjye namubuze 2022 no mu kwezi kwa 3, ntago nibuka ukwezi ariko ni muri icyo gihe namubuze. Yari amaze kubona akazi ahantu yakoreraga hano ku Gisimenti, nani hano uruhande ya Porfamu, ku nzu yicuruza ibitabo bakanabyandika bamukoreshaga. Niho yari asigaye akorera, yari amaze ukwezi n'igice, niho Kazungu yamukuye, kuko kuva ku itariki twamubuzeho kugeza igihe Kazungu yabonekeye ntago twamubona. Yagiye mu kazi bisanzwe, yari hafite inzu yatahagamo yabagamo, agasigara ku kazi aho bakora n'abatashye, yari hafite icyumba akaharara. Mu gitondo baje mu kazi baraza baramubura, bamaze kumubura bazenguruka inzu basanga imfunguzo zitaye muri lavabo mu gikari. Bamaze kubona imfunguzo barakingura, Eric baramubura. Telefone twabanje kwihamagara igacamo ntibayitabe, igihe kiza kugera umunsi urangiye telefone ayikuraho. Twagiye mu nzego zose zishoboka zibishinzwe, baradufasha uko bashoboye, ariko birangira tutamenye irengero rya Eric. Nashakiye mu magereza, nashakiye kwa muganga, nashakiye ahantu hose, umwana wanjye ndamubura. Mushyira amaboko y'Imana, ndavuga igihe kizagera ninzamubona ariho, ninzamubona yarapfuye, ubwo Imana niyo ibizi, mbishyira amaboko y'Imana ndatuze. Ejo bundi Kazungu habonekeye, Kazungu yemera ko yanamwishe. Ribo baramubajije, arababwira ati Eric namwishe kugira ngo njye nkoresha ibyangombwa bye, mbona uko nihisha. Ubwo rero kuba nabyemera, ibyangombwa bye barabimusanganye, telefoni barabimusanganye na simukadi, nadufashe atubwira aho imiryango abana bacu bari, dushyingure mu cyubahiro. Urakoze cyane.
hano mani tujye dukubitira hano babyeyi babuze abana babo metere tuguhaye ikaze Kazungu Denis nanone rumaze gusubikwa ku nshuro ya kabiri ni urubanza rumeze gute kuri we nka metere ese aba babyeyi baregeye indishyi y'akababaro bihagaze gute nihe mpamvu murakoze yego murakoze kuri ibyo bibazo ngira ngo icyo mperaho cya mbere nuko avoka wa Kazungu Denis yasabye yuko yabanza akaganira n'umukiriya we kugira ngo azamwunganire hari ibyo bavuganye yabonye designation mu gihe gito kugira aze gufasha Kazungu kandi ibyo byose biteganyijwe n'amategeko bityo rero kubona Kazungu n'umwunganizi we basavye yuko bazakunganirwa uko bamanze kuganira nivyo amategeko ateganya bityo rero urukiko rukaba rwabibahaye kandi tugashima n'ubutabera bwacu urukiko rwacu siritu rwaduha igihe cya bugufi itariki 2 z'ukwa kabiri z'uyu mwaka niho zasubira guteranira hano mumarega y'indishyi barega na Kazungu yisobanura kuvya akekwaho yego murakoze papa muri kuregera indishyi y'akababaro kubwo kubura abana banyu uratangira wibwira itangaza makuru cyangwa se wibwira n'abanyarwanda badukurikiye amazina yawe unanatubwire byagenze gute umwana wawe wamubuze ryari